urakoze kuduha umwanya kugira ngo nawe abarundi bumve ijwi ryawe. I go die forever, I go die forever. Ntabwo The Ben yahitamwo umuntu nk'uyu atabwashoboye, noneho yabivuze. Jewe ndi umwogoshi wa The Ben na Diamond Platinums. Diamond Platinums. I Kigali ivyo bihora bishika yaho bashwa n'abavuga ati ninde ukomeye hagati ya Ati na Fizzo i Kigali. Biriyo rwose n'abantu gasanga umuntu bamukuye mu ijisho. Ya muraho mumeze neza, ndabaramukije barundi kazi, hama ndabasuhuje banyarwanda kazi. Nkuko mumbona ngaha ni promoter de la capitale kuri Mijo Talent TV. Uno munsi turi kumwe n'umushitsi twagatubonaga muri conference de presse, twaramubonye ariko turavuga duti nkuko abarundi n'abarundi kazi dufite umutima mwiza wo kwakira abashitsi, twagombye kumuvugisha, ntabwo yagenda tutayaze tutaganiye. Ngaha tugira tuganire ibintu bigiye bitandukanye, araja kwidondora, mwebwe nyene muraja kumumenya, nanje ntawe nzi neza, ariko uno munsi turaja kumenya ati ninde, akoriki, yazanywe niki mu Burundi, eske aje kuhaba canke yaje gutembera canke yaje kuryoherwa mu bandi. Nkuko mubibona ngaha ndi kumwe n'umusore asa neza, avyibushe, akora akazi. Nkuko mubibona si umuntu yoba yicara, abantu babanebwe murababona. Nkuko mubona ngano umusore ajya twenga, aje girane, asa neza. Reka tumuramutse. Mumeze neza papa? Tumeze neza kabisa. Ubona kweri mumeze neza, turi muri weekend, ndabona murashajije, muguma mwiteguye iminsi yose. Iminsi yose tuba turi fresh kabisa, tuba twiteguye ikintu cyose ubwo adutungura usanga twiteguye kabisa. Ubwo mbere na mbere nkuko twabikoreye abashitsi mwazananye ba The Ben, twarabakiriye mu gihugu cy'u Burundi, nawe ntitwareka kukwakira nk'umushitsi waje kugendera Burundi, ntitwareka kuguha kaze. Murababanye aha waje gutembera, niko nanje nzoza gutembera aha, washobora kurahura umuriro, nanje nashobora kurahura umuriro mu Rwanda. Turaguhaye kaze kandi mu gihugu cy'u Burundi. Murakoze cyane. Ubundi busanzwe abantu banze ku izina rya Rando de Barba. Nitwa Rando, niyo mazina yanjye nyakuri. De Barba ni izina ry'akazi kanjye. Ubusanzwe nge ndi umwogoshi, ndi umubaba. Okay, donc witwa Rando de Barba. No munsi turaje kukumenya cyane because twakuronkeyeho umwanya ukwiye, nubwo atari muremure ariko turaje kumenya byinshi kuri wewe. Dushaka kumenya Rando wavuze de Barba. De Barba. Ya, dushaka kumenya Rando de Barba ninde, yaje mu Burundi kumvo nyabaki, yajanywe niki, eske bayazananye nabajya bashitsi twakiriye kuri airport, bimeze gute? Twarazananye, niyo mpamvu twaje ahangaha tuje mu gitaramo cya The Ben. Nicyo kintu mundi cyatuzanye, niyo ntego nyamukuru, kugira ngo mu kanya saa 2 igitaramo kiraba gitangiye. Nejo hari ikindi gitaramo gihari, ariko ngewe nkaba nago naje nk'umuhanzi, naje nk'umubaba, nk'umwogoshi. Ngewe ndi umwogoshi wa The Ben, niyo mpamvu ndahangaye i Burundi, nanahishimiye cyane. Okay, uratubwira ati jewe ndi umwogoshi wa The Ben. Uvuze ati ndi umwogoshi wa The Ben, bisigura ko uri umwogoshi wa The Ben gusa, atawundi muntu ushobora gukora ku mutwe. Eske ukorera The Ben nyene bwite ahantu hose abagiye gukora ama concert, ibiteramo muba muri kumwe? Ahantu hose agiye muri East Africa hose mba ngomba kuba mpari, ariko ntabwo bivuze ko ndi umwogoshi wa The Ben gusa. Ko then ngewe mfite salon nkoreramo, yitwa Kigali Clipper Zone KCZ. Ngira ngo murayibona. So hano na Kigali Clipper Zone. Clipper Zone, ngira ngo murayibona ni KCZ, hano handitse salon. Rero niyo mpamvu ngomba guserukana umwenda w'akazi kanjye. Ntago wenda mvuga ngo ndasohoka nambaye iyindi myenda, kuko akazi nkora nkakora nkakunze. Then niko kaba kangejeje ahangaha, niko kaba gatuma umenyana n'abantu bakomeye. The Ben nago ari umuntu wo kuvuga ngo murajyana aho ubonye hose, atari umuntu ukomeye.
nanjye rero kuba ndi umubaba ndakomeye, niyo mpamvu nambaye uno mwenda Kigali Clipper Zone. Rero aho ngiye hose mba ngomba kuwutwara. Rero ntabwo ndi umwogoshi wa Ben gusa, nawe waza nkakogosha. N'ubu nari ndi kumwe na ba FIZZO mu kanya, mvuye no kogosha ba Ati wavuze uti jewe ntabwo nogosha The Ben gusa, Ati ntegezwa kumukora mu mutwe, Big FIZZO ntegezwa kumukora mu mutwe, nawe ndamuhe fresheri yo mu Rwanda. Bazazi bansi nibashika mu Rwanda ntihagira umu artiste wo mu Burundi avuye mu Burundi bazovuga ati nzogende kwa Bauba hariya i Kigali. Okay, donc none Kigali usanzwe ukorera Amaze ko bahazi. Ku bantu bazi i Kigali neza, nkorera mu mujyi wa Kigali neza hagati, ahazwi nka ku nyubako izwi nka La Bonne Adresse. La Bonne Adresse muri floor ya kabiri niho hari salo ya mbere mu gihugu cyose cy'u Rwanda yitwa Kigali Clipper Zone. Niyo salo ya mbere mu gihugu. Niyo salo ya mbere. Niyo mpamvu The Ben yaguhisemwe abahanzi bo mu Burundi baririmbye mu Burundi muramwumva. Aha turi kumwe n'umwogoshi akomeye cyane, ntimuzareke kuja mu Rwanda ngo babogoshe neza, muje mu baturagi mu banyagihugu bo mu Rwanda. No musi nabwiye ko mvuga ikinyarwanda gusa, ndi kumwe na munyarwanda, nimwumva ndiko mvuga ikinyarwanda mbashaka n'abantu bari Kigali baze kuvyumva, kuko ndazi ko abarundi bo mutegezwa kukira bakino kiganiro. Ariko ndabwira aba artiste bo mu Burundi baririmbye, nimwagenda Kigali muzogende murabe uno mwogoshi, ndazi ko abishoboye. Ntabwo The Ben yahitamwo umuntu nk'uyu atabwa ashoboye. Noneho yabivuze akora muri salon ikomeye cyane mu gihugu cy'u Rwanda. Dushaka kumenya The Ben yaguhisemwo ryari, mwamenyanye gute? The Ben ntago navuga ngo ndamuvugira wenda ngo nzi intego runaka yagendeyeho amitamo, kuko umuntu aba yarakozweho n'abantu benshi bagiye batandukanye, right? Kandi njyewe mukoraho nibwo yesa confirm aravuga ati Rando de Barb, wowe niwe muntu ugomba kuzajya unyogosha. Then ntago nzi icyo yagendeyeho amitamo, niwe wabikwibwirira ubimubajije. Rero njyewe niba murambwe ngo niwe ugomba kunkorera, right, njyewe ngomba kugukorera, kuko ikintu cya mbere njyewe nkora ngendera kuri discipline, nicyo kintu cya mbere, kandi nkubahiriza igihe. Niba tuvuganye guhura nge nawe saa 8, ubundi mba ngomba guhura nawe byibuze mba ngomba ngiye kuhagera saa 7:50, ku buryo ndekipera ya minota 10 utaza ukambeshya ngo nahageze kandi wowe utahageze. Ngiye mba ngomba kuhagera dero mbere yawe, nkabanza nkategura set yanjye neza, ku buryo uza set yanjye iteguye, wicara ngukorera, ntavuga ngo arahageze aricaye ndi kubona hari ikintu ndi kubura reka njye kugishakisha. None ibyo ngibyo ntago aba ari ubunyamwuga. Ugomba kuhagera mbere yuko we ahagera, ugategura set yawe neza, ukareba ikibura ukagishaka mbere yuko ahagera. Yahagera agasanga ibintu byose birahari, utavuga ngo ndajarajara ngo reka njye gufata kiriya kanje gufata kiriya, ahubwo asanga ibintu byose biri hamwe ku buryo umukorera utavuye aho ngaho. Right, nta bindi bintu uvuga ngo byazagaragara ugiye gushyira hejuru y'umuntu, kuko buriya no kwiyogoshesha uba uri kuruhuka. Buriya niyo wiyogoshesha uba uri kuruhuka, ubona n'umwanya wo gutekereza. Ubona n'umwanya wo gutekereza, cyane cyane nirinda kuba navuga amagambo ngewe menshi hejuru y'umuntu, kuko ntago mba nzi icyo atekereza. Ushobora kuza wifite ibibazo byawe, ufite ibintu byinshi uri gutekereza, uvuye mu rugo rwawe hari ibintu runaka bitagenze neza uri kubitekerezaho, ahubwo njye mba ngomba kugukorera neza nkakuvugisha ari uko wowe umvugishije. Urakoze cyane. Hambavu ya The Ben, wowe umaze kogosha abandi baririmbye mu Rwanda canke bo mu bindi bihugu bamaze kuza i Kigali? Hanyuma The Ben ngira ngo nogoshe
na Diamond Platinums. Diamond Platinums ubwo The Ben yajyaga gukorana nawe indirimbo Bayikoreye i Kigali canke Dar es Salaam? bagiye Dar es Salaam niho bayikoreye nogosha n'umuhanzi witwa Ati Kenzo ni umugande witwa Rikiba nawe ni umutanzania ubu nogoshe na basatibi Big FIZZO afite dread ariko ntago wabura akantu mukoraho na gato ntago wabura akantu na gato mukoraho urumva nterutse no kuba umubaba wa mbere umwogoshi wa mbere muri East Africa Why award? man bampaye award muri East Africa nterutse kuba umubaba wa mbere Umwogoshi wa mbere East Africa mu bihugu bitandatu man mu bihugu bitandatu Ewana congratulations kweli congratulations kandi kuhaje ku kazi kawe. Thank you kabisa ariko nta nubwo nkora ububaba gusa ndi no muhanzi by the way. Icyo kibazo nagira ndakibaze ko umuntu amaze kubakorana n'abahanzi keshi nubwo udakora ibintu byo kuririmba kubera ubu bamenyereye muyaga ukuntu baba bakorana ubuvyumvamo usanzwe nawe uri umuhanzi. Nsanzwe ndi umuhanzi witwa kwiryo zina nyene mu kazi kawe. Ntago nshobora gutandukana naryo ushobora kujya kuri YouTube ukandikamo Lando de Barb uhita ubona ibihangano byanjye gusa ndi upcoming ariko ibikorwa byanjye ni byiza ntago navuga ngo ntago byaryohera ni ibikorwa biryoheye abantu ikintu ukora witonze ko niba ugendana n'abantu bakora ibintu bizima bifoke ko nawe ukora ibintu bizima gishobora gutinda ariko kikaza ari kizima. Umaze gusora izo ndirimbo zawe uramaze kuronka support ivuye kwa baririmbyo bawogosha mu mutwe mu gupaktage ibikorwa byawe? Buriya nta mwana ukura ngo hete yuzura ingobyi ntago nshobora gukora indirimbo ngo mpitemo magara Ben ngo ngewe nakoze indirimbo arabizi ko nzifite ariko ntago ndamwegera mubwira ngo ndashaka nkeneye support yawe. Hari urwego naba nsimbutse kandi iyo ujya kugera ku kintu banza ugasubira inyuma then ukabona gusimbuka kugira ngo ugere kuri cya kintu cyawe ushaka kugeraho. Rero nge ntago ndamwegera mubwira ngo mpiye support kuri izi ndirimbo maze gukora igihe ntago kiragera hari igihe kizagera mbone kumwegera mbimubwire projet mfite kuko iyo mba nawe mubwiye yashoboraga no kuba yamana stage bati no mwana ndi kuzamura akama performance ati numpete wanjye ndi kuzamura numubava ariko ngewe ntago ndamwegera kuko hari level ngewe ubwanjye ntarageraho yo kuba namwegera mvuge ngo kamwegere mubwire ampe support ku muziki ariko ndabiteganya hari igihe nzamwegera. Ikibazo nakubaza je ikibazo ngumani donko niko ndakibaza ko bakikubajije igihe wari kurogosha Sadbi igihe wari kurogosha Sadbi nta muntu umwe yigeze ababwira ko musa icyo kintu ngo turi muri press conference nimugoroba ahubwo abantu bambonye bagira ngo niwe bagira ngo ni Sadbi rero ngewe tutaranahura na The Ben yahoraga mumbwira nta nubwo anyitarando de Barba akunda kunyita Sadbi we nduvuga The Ben akwitwa Sadbi akunda kunyita Sadbi Rando Sadbi nagavuga ngo Rando de Barba Rando Sadbi nimugoroba rero nibwo yaduhuje arazi ko nawe ngira ngo afite performance yaduhuje arambwira ngo ino mwereke petit frère wawe mwereke umuntu musa ahantu hose nkandagiye bavuga ko nsana Sadbi then na hotel ndimo bavuga ko umuntu ni Sadbi bavindimwe bimeze gute abantu benshi babyibazaho donc je Sadbi ndamaze kumuna amaso muyandira amaze kumwigira ndamaze kumuramutsa sivyo mugabo je naje ejo nkubonye muri press conference ni wari wicaye imbere yanjye nibati no Sadbi ko ari imbere ntamubona kubika yicaye imbere yanjye kumbe yari wewe murasa sample kusa hari n'umuntu nawe wabimbwiye yabivuze cyane mu itangazamakuru avuga ati
uyu muntu arasa na Satibi ngira ngo harimo mukoresha ibiganiro tumenye amakuru nimba batava indimwe cyangwa se bava indimwe ntabwo mva indimwe na Satibi ahubwo nyine turabavandimwe kuko turi bamwe ariko Satibi igihe akubonye mubonanye ijyambere arabonye umuntu musa nawe wabonye umuntu abantu baguma kubwira ko musa reaction ukuntu mwifashe muri babiri ahubwo nawe hari abantu bajyaga bamuhamagara bamubwira ko mu Rwanda hari umubaba basa nawe yari afite inyota yo kureba uwo muntu kandi ankoro watwaye award muri East Africa man kabisa byari ibintu biryoshye ko mwese mwahuye muri abahanga mu kazi kanyu urumva ngo wahuye n'umuhanga mu kuririmba kana usanzwe mu artiste nawe Satibi yahuye n'umuhanga mu kogosha kuko nawe azaja mu Rwanda akurondera avuga ati je nzokogoshwa na naka je ndiko ndabona imbere yanje igemwa Satibi ko ndamuzi n'umuntu anezekwa iyo abonye ikintu nawe kimunezereza n'umuntu adashavura Satibi ndamuzi je ndashaka kumenya reaction hagati yawe igiye kubona uri kuramwogosha amajambo yaguma avuga ekarogoshwa n'umuntu bavuga yuko basa donc nawe yari yifuza kubona Satibi rero n'umuntu mwiza cyane ngiye hari ukuntu mba nkeka umuntu ariko cyangwa bavuga nk'umuntu ariko ngewe ntago ngendera kuri ya rumors bavuze ku muntu ahubwo ngewe nezerwa iyo mpuye na wa muntu kuko iyo mpuye na wa muntu nibwo mbasha kumenya imico yiwe kurusha uko bagiye bamuvuga ngewe ntago ndi wa muntu uvuga ngo munyangire niba umuntu ambwiye ngo ni inkwange wowe example ntabwo nshobora kukwanga ngewe ntarahura nawe ngo ndibe imico yawe ko ari myiza cyangwa ari mibi ngewe ndabanza nkigererayo nkirebera nkabona kujya mu murongo Satibi nayo nsanzwe muzi ariko ntago nakurikiranaga ibikorwa bye ntago najyaga mbikurikirana ahubwo najyaga nkurikirana ibikorwa bya FIZZO n'abandi bahanzi bagiye batandukanye ariko Satibi ntabyitaho cyane ahubwo bakibimbwira benshi batangiye kujya babimbwira nibwo ninjiye mu bikorwa bya Satibi ndavuga ngomba kureba uyu muntu ninde asate akora gute ibikorwa bye bigenda gute bimeze gute agenda gute nubwo natangiye kubyinjiramo nanjye ntangira kumukunda ntangira no kumwandikira ariko ntabwo yigeze ansubiza ariko ejo twabashije guhura mubwira ko namwandikiye ntiyansubiza aranga ati buriya gusubiza ibintu byose hari igihe uba ufite business nyinshi bigatuma wenda udasubiza abantu bose nkuko bakwandikira ariko twahuye turishima turahuza yanambwiye ko azaza no mu Rwanda kabisa azaza kabisa yambwiye ko ari fresh nashaka ugire nk'icyo ubwira abantu ku kazi ko kogosha eske twese umuntu ukuntu tugafata mu kibano siko mwe mwa mukabona ariko twe tuba tugafata umenga nakazi gaciriritse mugura abona gushikiza isaha wewe dufatura amaze kuja muri Uganda uramaze kuja Kenya uramaze kuja Tanzania uraje mu Burundi kubwo yamano yawe yo kogosha donc bije bibiza kunyereka nk'impano twaraye tubonye igihe The Ben I yaraye yikoze ku ikofi agahereza amafaranga menshi umucafye nawe nico ndikosha ndashaka ubwira abantu ko umwuga wo kogosha nawe ushobora guteza imbere abantu hari abantu benshi bifuza gukakora muga batabona vision yako ko ngewe ni talent yanjye nago navuga ngo nagiye muri school ndiga ni ibintu byanjemo ngewe ahubwo ndabikora ko ngewe ubundi nize ibintu bijyanye na hotel operation nibyo bintu nize muri secondaire ariko ntago ari byo nkora bisaha ndi umwogoshi sibyo rero akazi k'ubwogoshi ngewe naragakunze cyane ni akazi keza hari n'abana benshi ngewe maze kuzamura muri kariyeri yo kogosha nta minerivare nabatse bitewe nuko nanjye ari impano yanjye ntawe n'Imana donc nawe wagombye kuza urishura ivy'Imana yagukoreye mba ngomba kwishyura iby'Imana yagukoreye iyo ufite uratanga kandi uko ugenda utanga nibwo imigisha igenda igusesekaraho sibyo ariko iyo w'Imana cyangwa ukagira ishyari n'imigisha irushaho kwifunga
rero umwogoshi wabigize umwuga. Ikintu nashishikariza umuntu wese ukeneye kogosha, ni akazi keza kuko hari n'amafaranga tubona n'abakozi ba leta batabasha kubona. Nk'iyo mba ndi gukora wenda for example nko muri hoteli, ngiye amafaranga mpembwa kugeza iyi saha ntabwo mba nyahembwa. Ntumbaze wenda ngo nangahe kuko ni ibanga ry'akazi, ariko umushahara ngiye mpembwa ndi muri hoteli ntabwo nayabona. Donc umaze kuba umubest donc watowe ubwa mbere muri East Africa, ndashaka kumenya kugira ugere ku iyo ntambwe waciye kure, waciye muri vyinshi, wowe watanguye uwo mwuga wo kogoshwa mu mwaka uyu? Jewe natangiye kogosha ubundi ndi muri secondaire 2010 nogosha abanyeshuri. Nano kugira ngo ntinyuke kogosha nuko nogoshe umudirecteur wacu yagiye abura umukwaferi we, araza avuga ati kambwira umupeti w'umunyeshuri anshishirize ku bwanwa mbashe kujya mu nama nsa neza. Mbanza kwanga kubera n'ubwoba, birumvikana iyo uri umwana gukora mu bwanwa bw'umurezi wawe, umuyobozi, ni ikintu gikomeye cyane, ni ikintu gikomeye utabasha no kuvuga. Ushobora no kuvuga ngo aranyirukana, ariko naremeye ndabikora, mbikora neza. Ahubwo noneho ahita avuga ati ni wowe uzaza unabinkorera. Njyewe kuva natangira kariyeri yo kogosha, wenda tuvuge mvuye mu ishuri, nta saro nakoragamo des semaines, nta nimwe. Nakoragamo 1 week 2 weeks, iyindi saro ikaba irandokrise, bampaye amafaranga baranguze barantwaye, abandi bakaba batanze yandi arutayo bamaye ahandi bakaba baranjyanye. Ugasanga n'abakiriya bamwe baravuga ati aho ragenda ni maestro. Nk'ubu hari ukuntu bakugeranya Cristiano Ronaldo na Messi, ugasanga ni ibintu nawe ubwawe utagereranya. Nta wivuga ibigwi ko akomeye, ahubwo ko uvugwa n'abandi. Kandi iyo uvugwa nicyo kintu cyiza gishobora gutuma nawo utishyira hejuru, kuko mbibonera ku bandi bogoshi bagenzi banjye bari hasi yanjye, iyo bagenda banyandikira bansaba akazi, bamwe bati rando duha akazi, kandi nanjye mu by'ukuri sarosi yanjye nanjye mfite boss unkuriye. Nanjye mfite boss, ariko abantu baba bazi ngo rando ngo arakomeye, bakumva ko nyine nshobora kubaha akazi. Ariko ugasanga umwana arazamutse avuga ati nshobora gukora nkagera kuri rando, kandi nanjye nakuze harabo ndebaho icyitegererezo, nshobora gukora nkagera ku muntu runaka. Ugasanga uranakoze uramurenze, bikaba byiza cyane, ugasanga inzozi zawe urazikabije. Ngewe njya kujya muri ibintu bya East Africa nisanze ntanabizi, babitoreye ku ma Instagram, bagendeye ku ma Instagram ko dukorera kuri social media. Numva baramamagaye, mbona ba postinze, mbona igihugu cyose abanyamakuru bari kumamagara bavuga ati ubaye umubaba wa mbere muri East Africa. Ndavuga ntago bibaho, mbona boss wanjye aramamagaye, ndavuga bya bintu bishobora kuba bikaze. Nigeze nifuza kurenga umupaka w'u Rwanda, ubwo ngo nzajya mu Burundi. Nahoze mfite inzozi zo gutura mu Burundi kera, najyaga mvuga ko ariho hantu aricyo gihugu nge nzabamo, ariko nkahora numva abantu bakambwira ngo haba intambara, ngo abantu bahunze, ngo byagenze gutya. Ariko njyewe nimba ari ikintu cya mbere kinshimishije kuba ngeze mu Burundi, nkasanga ni amahoro yuzuye, aho utambutse hose abantu bakwakirana urugwiro, uhita wumva ko ari ukubeshya. Nicyo kintu cya kine navuze mu magambo wenda natambukire, mvuga ngo
ntukumva amagambo ahubwo ujya ubanza wigerereyo wigerereyo urebe uko bimeze kabisa kuko nge bamaye na sekirite yo kundinda ndavuga oya mureke ngewe nsabane n'abantu tuganire dusangire nta kibazo nta wungirana ningira ikibazo ndahamagara aho kuma abantu bangendaho bankorera control y'abandi yose ntabwo numvaga nyine mbishaka ariko gusa Uburundi ni igihugu cyiza pe nicyo nabwira abantu kandi inzozi zizabimamo nzahatura fendofe donc byanka bikunda we mu Burundi zahatura bana nzahatura twashaka kumenya eske wabazananye na The Ben canke waje mu yindi round njyewe naje muri round ya mbere kuko hari round yaje muri Amaze none round ya The Ben ngira ngo yahagurutse twebwe twahageze kare yaje nko mu masasita gutyo nibwo yahagurutse Kigali ndakeka mwari mwamaze gushika i Burundi twahagurutse mu Rwanda saa 3 za mu gitondo twari twahageze kare urumva mu ndege ni 45 minutes 50 twari twahageze kare twageze no kuri hotel agenda kenene nazi Kigali nanje uzanyogoshe nzovuga ati nogoshejwe n'umubaba wa mbere muri East Africa ntago ari ngombwa kuza Kigali ahubwo uzambwire nawe manuke nkogoshe ubanza ubyumva uko bimeze nivyaba ngombwa ku munsi w'ejo umuntu azakurondera umukorere ko hama nashaka kumenya n'uyu muririmbyi wa mbere wovuga ati igihe bambwe ati ngira ndamwogoshe narumvise umutima usimvye ngewe umuririmbyi wa mbere nogoshe nanamufana The Ben ko 2008 usangaga turi no kuririmba indirimbo ziwe hari indirimbo bitaga Ishyamba ni nyinshi zigiye zitandukanye ko njya no kumwogosha babanje kumbwira ati se uyu muntu ugiye kogosha umuzi nababanza kumbwira ati jewe ndi umukinnyi w'umupira nkina kuri kabiri ndabangara wapi wenda kozi ari The Ben urumva yabanje kumbeshya nyine azi ko ntamuzi gusa ngewe nari muzi kuko buriya umuntu ukunda ntabwo ushobora no kumuyoberwa hari ande 2008 hari muri za 2008 ariko njye natangiye kumwogosha 2019 2019 urumva imyaka ishize hashize imyaka 4 hashize imyaka 4 ari ngewe umwogosha ngira ngo urabona ko n'umutwe wanjye yanditsemo The Ben n'umutwe wanjye yanditsemo kunda cyane n'umutwe wanjye yanditsemo The Ben kuko buriya The Ben nawe navuze namwanditse no mu mutwe wanjye ni wa muntu ntago afata umuntu sinabona uburyo nkubwira ngo afite umuntu gutya ni wa muntu ufata umuntu nk'umuntu nimba wakoze igikorwa arakikubahira nimba uteshutseho gato akugira inama aragufata akakwicaza akubwira ati ubwo ukora gutya na gutya uzagera kuri iki The Ben mbega ameze nk'umubyeyi ameze nk'umubyeyi ahubwo njye natunguye nko kumera ameze nk'umubyeyi ari umusore ariko twashimishijwe nuko afite fiancé afite madame ngira ngo murabona yarasezeranye wenda nuko buri hafi byaranejeje cyane kabisa ni umujyanama mwiza cyane umujyanama mwiza The Ben je abantu bose bamaze gurana The Ben cyenda amaze ko nako bose barabura n'ukuntu bamuvuga donc umutima wabura n'abagize bakabura ukuntu bavuga The Ben ku mutima mwiza afise icege kubinyerekana bibonye kuri Satbi kuva yakabaho mu gihugu cy'u Burundi nawe nyene yariyandikiye ati n'ubwa mbere nakiriye umuririmbyi kuri runo rubuga rwanje urumva kandi kuva twakabaho mu gihugu cy'u Burundi Big FIZZO tumumenya je nakuze Big FIZZO ndamwumva ndi umwana n'ubwa mbere jewe kuva nciye ubwenge nakabona Big FIZZO afashe umwanya wiwe
aragenda kuri airport ku baririmbyi bo mu Rwanda bari bamaze kuza abatanzania bari bamaze kuza mu Burundi c'est la première fois ni Gambere Big FIZZO ahevye umwanya wiwe aragenda kuri airport agiye kwakira umuririmbyi mugenzi we kandi abikoze kuri The Ben Sadbi nawe arabivuze ati n'ubwa mbere nakiriye umuririmbyi ku rubuga rwanje abikoze kuri The Ben ndagomba kumenya abanyarwanda nabo basanzwe babana na The Ben abantu bose bamufata gute The Ben ku mutima mwiza tumaze kumubonako ubo turose nibakwe turose n'umuntu amwogosha mu mutwe ariko aramuvuga tureke twe ko tumubonye rimwe w'umuzi kenshi mumaze gukorana kenshi mumaze gusokana ahantu henshi The Ben ameze dushaka kumumenya The Ben rero ugiye kumuvuga bwakwira bugacya bukongera bukira bugacya kuko nta nubwo wabona ibintu uvuga ushobora no kwicara gutuza gusa kuko ntabwo abona ikintu uvuga bro ntabwo abona ikintu uvuga kuri The Ben niwe muhanzi n'umuhanzi nabonye mu buzima bwanjye ukomeye pe suvanga akomeye mu bihangano no mu mbaraga ze tutavuze imbaraga z'umubiri ibikorwa bye The Ben arakomeye kiretse umuntu utarahura nawe niwe wamuvuga nabi kandi nawe ashobora kumuvuga nabi kugira ngo wenda ashaka inzira z'uko bahura ariko ahubwo yashaka inama ngina mugira uvuga ahubwo yashaka iyindi nzira yatuma bahura atari kugenda namuvuga nabi kuko The Ben ni umuntu ntabwo habona uko muvuga pe ni umuntu aragufasha wamubwira ikibazo ngo nibwo kugikemura uretse no mu bibazo n'umuntu kugira inama akakugira inama y'ikintu cyose ugomba gukora niba tuvuge wenda mashini yanjye itameze neza arambwira ati ubwo ushaka iyindi imeze neza kandi ngiye yambwiye ikintu mpita numva aricyo d'abord ahubwo ugomba gucya mu gitondo namaze kugikora kandi ikindi The Ben niwe muhanzi wa mbere mu gihugu wabashije kunyuriza indege mu gihugu cy'u Rwanda cyose mu gihugu cy'u Rwanda cyose yabashije kunyuriza indege anjyana Tanzania anyuriza indege anjyana Bugande none anyurije indege nabwo anzana Burundi cyane arahangeza kabisa ngo rero n'umuntu ntago nabona uko muvuga ntago nabona uburyo muvugamo pe bwakwira bugaki ntago nabona amagambo yo kumuvuga The Ben n'abarundi bamwe barabura n'ukuntu bamuvuga bivanye n'ukuntu twamubonye ku kibuga c'indege anezerewe kubashitse mu bantu ukuntu twamubonye mu muji hagati ariko aratembera mu modoka akava yagasanzaza amafaranga mu kubera umunezero The Ben twagiye kona ko ari The Ben umuntu mwiza ku munsi weje hagaragaza umunezero y'umuntu wa mucafye ujya mu cafye amaze gucapa abantu benshi bamaze kuzanga i Burundi haba abatanzania haba abanyarwanda bamaze kuzanga mu Burundi mugabo mu bantu bose bari bamaze guca mu gihugu cy'u Burundi The Ben abaye Wambere akaragaje umunezero urenze gutanga amafaranga angana amadolari $500 akayarekura ko ari foto y'umuntu umwe twavuga duti ASHIZE azamuye ubuzima bw'undi mwana mu gihugu cy'u Burundi ASHIZE azamuye indi mpano amuhaye courage Jamwe nazobandanya bikora donc n'amafaranga amuhaye azoshaba aronka n'ibindi bikoresho byo gukoresha twagomba akabazo kanyuma igihugu cy'u Burundi wakibonye gute mu majambo make nabigarutseho inshuro nyinshi igihugu cy'u Burundi ni igihugu cyiza gifite abaturage beza bafite urugwiro bakirana abantu urugwiro ubushake nta buryarya nshimira n'ubuyobozi bwaho ni abantu bakira abantu neza cyane ariko rero ahubwo abantu bose bazaharanire umuntu utaragera mu Burundi aharanire gukandagira Burundi arebe uburyo hameze asura Burundi nanjye nzagaruka n'ejo nzagaruka kuko mfite projet y'indirimbo nshyashya ngiye gukorana n'umuhanzi witwa Mustino turimo turayikorana nahise mfata risque yo kuvuga ngo amashusho yo ndirimbo ngomba kuyakorera mu Burundi indirimbo yitwa Agakote muzayumva
yeah. kandi usa na Afrique kandi abantu bambwira ko nsa n'abantu benshi Afrique satube abantu barasa rero nibajye babikubwira ntibakubwira satube Afrique nabo bahora bakubwira hari n'undi munyamerika nawe bambwira dusa ariko buriya nawe tuzahora wande ishara tuzahora ko umuntu wese bambwira dusa tugomba guhura uko byagenda kose kubera Imana tugomba guhura tubwiye kuri umuririmbyi ducishirizeko ushaka barembe indirimbo nka zingahe ngiye mfite 3 nka 2 ubundi indirimbo yanjye ya mbere ni indirimbo y'urukundo yitwa For Love yitwa For Love indirimbo nahimbye ngendeye wenda ku kintu kijyanye n'urukundo cyari kimaze kumbaho ubundi nari nsanzwe ngewe ndirimba muri korali mu rusengero nibwo nahise mvuga ni ngomba gufata risque nkaririmba ku giti cyanjye aribwo nahimbye indirimbo yitwa For Love kubw'urukundo natanze byose mukunzi nsigaranye wowe nk'ubutunzi ese mbwira ntuzansiga I will die forever I will die forever iyo ngiyo ni indirimbo y'urukundo ni indirimbo ndende ifite amagambo akomeye wabyumva wenda uyirebye ntiwite no ku mashusho wenda ariko ukumva amagambo yayo isangiza n'abantu hari indirimbo mfite nayo yitwa cya gikecuru titre yonyine yitwa cya gikecuru then urumva kera hari ukuntu abantu bajyaga bakina akagozi umwe nk'umukobwa agafite hariya akagozi undi agafite hano bakajya bazunguza gutya umundi arimo hagati asimbuka sinzi niba ako kantu mu Burundi yenda mukazi basimbuka ku mugozi ikiziriko baravuga ngo cya gikecuru cyo kumuhima cyatetse inkono y'umushogoro irashirira kijya kumena munsi y'urugo sandefo kiri sandefo kiri sandefo kiri sandefo kiri sandefo ariko nayo irimo n'akantu k'urukundo igitero cya kabiri cyangwa umutima wanjye urakumbaza ugakomeza ayo ni amatsiko ngwaye kugira ngo uze kujya kuri umutima wawe ukubaza none nawe ubitega amatwi sibyo umutima wawe ukubaza iki ko tubona ko cya gikecuru kiri sandefo nta kosa umutima wawe shaka kumenya rero umutima wanje kubaza sibyo hari n'indi ya gatatu wenda akanyikubwira nayo kuko ubwo nayo maze guhimba izo ndirimbo ebyiri zose zifite amasanamu zose urebye zifite amasanamu amwe ajya kwegereza urukundo nibwo abantu bambwiye ati ko se basi waturirimbiye n'indirimbo iri vibe y'ikirori abantu bashobora no gucuranga wenda mu ma clubs ku buryo n'abantu wenda bagutumira iyo ndirimbo ijyamo rwose ukavuga uti Rando de Barba niwo umanutse niwo imanukiye nizo ni nziza cyane nizo mu birori ku buryo niyo zigiyemo no mu birori rwose bahita bavuga ati ebana hari n'abaza bakamfata bati turajyana nawe ugira gute nk'abana ariko buryo umuntu afite umutekano ukabasha kuhavura iyo ndirimbo yindi yo iravuga ngo babana ni bande nande bareheke ngomba camande maze igihe mbashaka bigire hino mbicira icyaka baby niba ubishaka uyu munsi ndabikora nk'ikiraka ngwino ngushyireho dutangire gahunda sindi butumutuza
umwanya mfite ni muto muko ngirira vuba ndimi yotoso ibiri mu matako nigo tubifata nk'umutako sepera n'ipaka erega ntibigira imipaka ndaguha na paka wawa gahunda ni nk'ikiraka iyo ndirimbo yitwa ikiraka. Okay wewe usanzwe donc ahantu havuzwe umuziki cyane muri salon harimo mu ma studio harimo ajya ma shop yo mu masoko mu ma supermarket usanga harimo. Dushaka kumenya abaririmbyi bo mu Burundi wabavuzwa cyane Kigali ukunda kumva wewe uvuga ati uyu muhanzi ikigali arakunda kuvuzwa cyane turetse Sadbi turetse Fizzo ukuyemo Ati na Fizzo se ko ndazi ko bavuzwa abantu bavuga kose kwisi bakuramo kandi nibo bantu yasanzwe nzi ko bavuzwa baravuzwa Kigali bigo banarwana baterana ingumi bavuga ati ninde ukomeye Ati na Fizzo ninde uri hejuru yundi ninde urenze ibyo biriyo biriyo rwose nabantu gasanga umuntu bamukuye mu ijisho Kigali ivyo bihora bishika yaho bashwa n'abavuga ati ninde ukomeye hagati ya Ati na Fizzo Kigali. Yego ibyo bintu birahari abantu bakarwana bapfa icyo kintu ninde ukomeye hagati ya Ati na Fizzo ninde ukomeye hagati ya Medina de Ben gusanga ni nk'ibyo bintu nyine biriyo aho uza agenda ashaka kuvuga ati ndashaka kubwira cameraman wanje ni Jean Fanat de Ben hangwa ati je nkunda Medi ugasanga tko turashwana dusesangura indirimbo zabo basohoye iyo urabona ino clip urabona no views urabona ukuntu batamvye ukuntu bari bambaye ivyo ugasanga twe turabishwanira kandi ari abantu b'Kigali kumbe ni Kigali barabishika bagashwana abantu bapfuye Ati na Big FIZZO yego barashwana ngira ngo hari undi mwana bahaye stage ngira ngo niba nawe ari kuzamuka neza ngira ngo wamubonye nimugoroba gusa izina rye ntabwo ndi kuryibuka neza Kigali hano iyi stage igiye kuba Rinoji uriya mwana ari kuvugwa hari Kigali aravugwa cyane niba nawe wakoranye indirimbo na Kevin Kade Kevin wakoranye indirimbo na Kevin Kade n'intuzeye Dramati Dramati uriya nawe ari hit nawe aravugwa kabisa ku buryo nanjye urumva bajya bapetikira bavugwe hari ama media mwamwe yo mu Rwanda twashimira cyane cyane Yago ariko araha cyane support abaririmbyi b'Abarundi kuko TV ya Yago irarabwa cyane Kigali. Umuntu iyo wonye ufite talented arakuzamura atitaye kuburiwe cyangwa icyo uri cyo arakuzamura kabisa akubonyemo talented yawe arakuzamura. Abo bahanzi babiri ngubwiye rero barimo nibo bari gutrendinga Dramati Rinoji kiriko akiri nawe aravugwa cyane kana kagufi dutunze mu Burundi kanyangire ngo nawe tugiye guhura nengari Kigali yarayaje ndabizi shobora kuba yari nta yarayaje kuko hari umupromoter tugiye guhura nawe twavuganye yarayaje ndabizi ko mfite noza hano ndabizi. Okay mu kurangiza kino kiyago cacu dushaka uvuge ku giteramo kigira kibe kuko nawe wazananye na Ben utegezwa gushikayo ejo utotegwa kwashika kandi uramaze kuja mu biteramo vya Ben jewe nk'umurundi sindaje mu giteramo na kimwe cha Ben kandi si jewe gusa kiretse umuntu yeba yarari Kigali cyangwa umuntu yeba yaratembe mu ndi bihugu Ben barakora ibiteramo niho yo bamaze kuja mu giteramo cha Ben uramaze kujamo. Dushaka rero ugira akajambo tubwiye nanje aha nicaye bijya bihumbi jana bashize kwitike sinze gutinya kubiriya kubera mvuga ni jewe ngiye kuronka umunezero ibihumbi jana vyanje biragaruka ahubwo niba utarishyura warahombye unarishyura ni sheri sheri wawe ahubwo naye mwishyurira ahubwo amatike adashira indirimbo za Ben utari kumwe n'umukunzi umenga ariko ndi kuntu uza gusanga uri wenyene wigunze ahubwo ugomba kumwishyurira hakiri kare kuko niba utarishyura usanga amatike yashize uzashiduka wicaye wenyine cyangwa kubwira ati nanjye ntabwo nsigura nawe uraguma usange nawe ntukigiyemo kuko kera ni igitaramo gikomeye ko Ben ni umuntu yakoze igitaramo Amaze Ben njya nkunda kumugeranya na equipe iba mu Rwanda yitwa Rayon Sport kandi rimwe abarundi bacu umurundi wese ni hanyura bose n'abarimo n'abashuti banjye n'abari kuntwara mu modoka mu déplacement n'abashuti nahawe nabo bakinnye
siko Ben atampaye imodoka yarayimpaye ariko kugira ngo nsabane n'abarundi bagenzi banjye avuga reka ndeke kwivangura nabo mbashe kujya njyana nabo banambwira ati ahangaha hitwa gutya hano hitwa gutya menye igihugu cy'u Burundi ko naheraneye kukimenya kuva kera niyo mpamvu rero The Ben mugeranya nk'iyo kipe ya Rayon Sport niyo kipe ikina ugasanga amagisida yabaye Ben hari igitamo agiye gukora 2009 baragisubika pe stade yuzuye iruzu uravuga ati stade ishobora no kugwa baragisubika abantu barasohoka barataha ahakoze igitaramo hose ubura naho kandagira afite indirimbo ziryoshye afite indirimbo nyinshi kandi ziryoshye kuko icyo atandukana n'abandi bahanzi wenda ni wa muntu usohora indirimbo ikamara umwaka imyaka ibiri iri hiti n'itatu igashira mu gihe twebwe hari usohora indirimbo wenda igahitinga ukwezi kumwe niyo mpamvu tuba tugomba kwegera abarigendi bakatubwira ibanga bakoresha si byo se tubwira kwa Big FIZZO mu Burundi Big FIZZO ari hiti mu myaka 20 yose kandi ataragiye indi ndirimbo asohora za zindi nizo ziri hiti yagiye akora rero niyo mpamvu nkubwira ngo tuba tugomba no kuzabegera ntusohora indirimbo wumve yabaye hiti bagukinnye ku maradiyo bagukinnye ku mateleviziyo uhita wumva ko urenze uri hiti wumve ko intego washakaga wayigezeho ahubwo egera baba legend umenye ngo bandusha iki bashobora kumfata akaboko bakansimbutsa iriya nyanja nkagera hakurya icyo nicyo kintu tubura mu buzima bwacu nicyo kintu gituma tudatera imbere kumva ko wihagije wowe wakoze ikintu bagukinnye byagenze gutya ugahita wumva ko wihagije egera mugenzi wawe ntubura icyo agukosora nk'ubu ngewe par exemple sinshobora kwinjira muri salo nubwo nasanga irimo umuswa wa undi wa nyuma mpava mukuyeho akantu wa undi wa nyuma nubwo abakinga kogosha njye mpava mukuyeho akantu uri kumva ndakureba gusa byonyine nshobora kukureba umunota umwe cyangwa amasegonda byibuze atarenga 15 nkaba namaze kubona akantu ngukuyeho tagushimire cyane uravuze ati abantu bose mutaragura amatike y'uno munsi iyejo yo aya naho no sibuno munsi vyanga bikunde ejo nzohaje ejo kuri Maison des Offices Maison des Offices ni igitaramo kizabera ngira ngo bizaba bishyushye pe oho ni kuvuga aza donc abajene bose bibujumbura bari tayari ni hanine ni heza ngira ngo aho igitaramo cy'ejo cyari kuzabera baguze amatike haruzura niyo muntu nkubwiye ngo na 2009 stade haruzura barasubika nejo baguze amatike aho igitaramo cyari kuzabera haruzura bare kugisubika baravuga ati hashobora no kugwa nabwo nibwo bahinduye bajyana batwara kuri Maison des Offices ubu rero nibwo bavuga ati abantu wenda bashobora nko kuhakwirwa kuko huzuye pe bakubise buzuye no nahise mvuga nti cyakoze Imana irashoboye icyo uzaba cyo rero ugendana nacyo tugushimire cyane Mijo Talent TV kuba washoboye kuduha umwanya ugatereka nganire n'abarundi bamenye uwari ujya muntu babonye muri press conference twavuga ko asa na Sadbi no munsi uno munsi umuntu aje kureba kino kiganiro ndabe kutandika commentaire kutavuga ko Rando adasa na Sadbi murabona dusa na Sadbi mutubwize ukuri mwandike muri comment mwandike hasi ukeneye na nimero yanjye bayandike hasi ni 078 160 777 mbisubiremo 078 160 777 ntuzaze mu Rwanda ngo burahurara ntuzaze mu Rwanda ngo buru kwakira uzahamagara iyo nimero
bazakwakira pe nzakwitaba nzakwakira urakoze cyane murakoze na mbere utunyereho ngira apeti yo kuzoza i Kigali ejo bundi welcome mu Rwagasabo ruragendwa amakuru donc nk'ubu twe twumviriza amakuru y'u Burundi twumviza n'amakuru y'u Rwanda kubera nibo duhuje ururimi cyane icyabereye mu Rwanda gishobora kuba mu Burundi cyabaye mu Burundi gishobora kuba mu Rwanda nico tunahuje n'ururimi amakuru yo mu Rwanda ndayumva amakuru yo mu Burundi abanyarwanda barayumva niyo mpamvu rero nanje ninazi Kigali nzakwikora kuri we uzaruhukira iwanjye kabisa murakoze cyane wamamagaye kabisa nzahakwakira ntuzaze bya bindi bitunguranye je bitunguranye nanjye ntiwambona ariko uje wanteguje nkamenya ngo uzaza nanjye ndagutegura ndakwitegura urakoze cyane ukaba washoboye kuduha umwanya uraganira n'abarundi uraganira na TV Mijo Talent TV na jewe promoter de la capitale nkorera YouTube nkorera Instagram nkorera Facebook aho sari imbuga zanje Mijo Talent TV dufite imbuga aho hose urakoze kuduha umwanya kugira ngo nawe abarundi bumva ijwi ryawe bumvi baba bashaka kumva umunyarwanda ukuntu avuga nkuko nawe ari abantu bawe baza kugomba kumva ukuntu nanje mvuga ikirundi rero izi ndimi nubwo zimeze kumwe hari ubuntu tudasangiye buto muza murongeramwe buturyohera natwe ari byo twongeramo namwe bibaryohera cyane ngewe nkoresha Instagram Rando Baba YouTube ni Rando de Barba ariko wajya kuri Instagram ukandika Rando Baba Instagram hari ukuntu bahindura amazina Instagram ushyiramo de ariko Instagram ushyiramo Rando Baba ariko YouTube ushyiramo de Rando de Barba sasa hari abantu b'abarundi benshi bamfollowinga kuri Instagram bari banansabye barambwira ati uzadusure mu Burundi uhashyire ishami ariko ngewe abantu nabwiye ko wenda salo ntago ari yanjye mfite umubosi nkorera ahubwo ngewe naza mugezaho icyo gitekerezo yakumva aricyo akabikora ariko icyo nabwira abantu bamfollowinga b'abarundi n'utaramfollowinga agiye kuri Instagram yandikemo Rando Barba arahita ambona hariho ifoto yanjye ndeba hasi gutya nambaye agapira k'umweru afollowing tuzajya twandikirana hari nabo mfite bamfollowinga bankurikirana bansabye kuza ariko urabona turi mu bintu byinshi ntago nabasura bose ngo mbarangize biseguyeho kabisa ariko anytime je nzagaruka i Burundi urakoze murakoze cyane nkuko nabibabwiye uno munsi kiganiro cyanje ndazi kirabwa n'abarundi congere kirabwe n'abanyarwanda ndi muri ko mumenyesha makuru wanyu no Murundi ariko mutumire uno munsi no munyarwanda nkuko mwabibonye ni Rando de Bauba yabaye yatwaye awards y'ubu Bauba muri East Africa yose asanzwe ari n'umu artiste mugende mu following Instagram YouTube murabe ibikorwa vyiwe mugire sabone hande mugire follow kugira ngo nawe ibikorwa vyiwe bibashe bija imbere nkuko nawe ari kabikorera abarundi yazananye na Ben mu vyumvirize yazananye na Ben uno munsi agiye yogosheje Sadbi agiye akoze mu Madrid Big FIZZO arayoza neza no munsi mukaja kubona Big FIZZO ashajije kuri stage mukaza kubona Ben ashajije kuri stage mukaza kubona Sadbi ashajije kuri stage aza kuba ari kubwa Rando de Bauba nkuko mubibona ngaha twaje kuganira ndabakunda cyane cyane mugiraho mubaho